Ikaze nanone mu biganiro bya Kamoso Rene TV. Nizere ko aho muri hose mumeze neza cyane, mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Turakubwira ko niba utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu ngo winjire mu muryango mugari w'abantu basaga 2,000, warakererewe cyane kugira ngo ujye umenya amakuru agiye atandukanye ndetse no kumenya indimi, kwiga Icyongereza ndetse no kumenya amakuru agiye atandukanye, haba mu myidagaduro ndetse no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye cyane. Twibanda rero mu kuvuga indimi zigiye zitandukanye, kwigisha abantu kuvuga indimi zigiye zitandukanye ndetse no kubagezaho amakuru agiye atandukanye. Niba utarakora subscribe rero, iki ni cyo gihe cyo gukora subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugendeka neza cyane. Waba uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba bwaryo bw'u Rwanda, twizere ko mumeze neza cyane. Ntabwo twakwibagirwa intara yacu ya gatanu y'abadiaspora ndetse n'abanyarwanda badukikije bari hirya no hino ku isi, haba muri East Africa ndetse no muri West Africa n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi. Twizere ko mumeze neza cyane. Nje kubagezaho rero amakuru agiye atandukanye, amakuru ari buze kwibanda ku makuru avugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ariko turaza kuganira kwirahira ry'abadepite, guhangana biruta gusabiriza, mujye muhangana n'amagambo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakoresheje mu ijambo yagejeje ku bayobozi bashya barahiye kujya mu nteko nshinga amategeko ndetse na Sena ndetse n'abadepite bashya. Perezida Paul Kagame yibukije abanyarwanda ko ntawe bakwiriye gusaba uburenganzira bwo kubaho, ahubwo ko bagomba guhangana aho kugira ngo bicare baganye batabaza, kuko u Rwanda ruhanganye n'ibibazo byinshi, byaba ibituruka imbere n'ibituruka mu baturanyi. Yabigarutseho rero kuri uyu wa 24 Ukwakira, ubwo yakiraga indahiro z'abasenateri 6 barimo 4 bashya barahiriye kwinjira muri Sena y'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yavuze ko mu bibazo u Rwanda ruhura nabyo hari ibiturukamo n'ibituruka hanze. Asaba abanyarwanda kugira imikorere idasanzwe kuko babazwa byinshi cyane. Yagize ati u Rwanda niyo umuturanyi yakoze amakosa yateye ibibazo, inkoni zikubitwa u Rwanda, nitwe tugomba kubisubiza. Ibyo nabyo mugomba kubimenya mukabishyira ndetse mu mikorere, byerekana ko atari ya mikorere isanzwe ya buri munsi y'abantu bose uko bakora. Abo duhuye n'ibyo bibazo, twebwe dufite icyo kibazo cy'ubwoko bubiri, cy'uko tutabazwa ibyacu tukabazwa n'iby'abandi. Yongeye ko aho kugira ngo rero abantu babe bakwicara baganye batabaza abantu bishakamo imbaraga zo guhangana n'ibyo ngibyo. Akarengane k'u Rwanda ni amateka, ntabwo ari ikintu gishya, birasanzwe mu mateka tugenda duhura nabyo. Ntabwo ari twe tubitera, ariko ni twe tugomba guhangana nabyo. Nitwe tugomba guhangana nabyo ntibitubuze inzira. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko ibyo bidakwiriye kuvana abanyarwanda mu nzira yo kwiyubaka no kwigenera ibyo bashaka naho bakwiriye kujya. Ati ibyo bishaka ubushobozi, bishaka imbaraga nyinshi. Ubundi imbaraga nyinshi dufite, ariko hari imbaraga z'umutima z'ubushake, izo ntizizagere ubwo hari umuntu ubyitiranya ngo yibwire ko zidahari. Tugomba kuzikoresha uko bikwiye.
yibukije abanyarwanda ko uwaba atumva ko nta muntu bakwiye gusaba uburenganzira bwo kubaho yaba afite ikibazo. Yagize ati erega nta muntu dusaba uburenganzira bwo kubaho, ntawe dushobora gusaba uburenganzira bwo kubaho uko dukwiriye kuba turiho. Ibyo nabyo umunyarwanda utabyumva tuvuye mu mateka tuvuyemo, uwo uburwayi bufite ikibazo. Guhangana biruta gusabiriza. Mujye muhangana, murebe umuntu mu maso, mumubwire icyo mugomba kumubwira. abo bantu ga bakora ibyo. Abantu bakora ibyo ni biremwa nkamwe. Nta kiremwa kibereyeho kurema abandi bantu cyangwa kubabaza uko babayeho. Iyo niyo politike yacu y'u Rwanda. Abatabiyumva, ibyo bibazo byanyu nabyo tuzahangana nabyo. Mu basenateri Perezida Kagame yakira indahiro zabo 4 n'abashyizweho na Perezida wa Repubulika, barimo 2 bari basanzwe muri Sena, aribo Professeur Dusengizemungu Jean Pierre n'Uwizeyimana Evode, na 2 bashya aribo Dr Uwamariya Valentine na Gasana Alfred. Abandi 2 batowe n'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda, aribo Dr Frank Habineza na Alphonse Nkubana. Aya niyo makuru twari tubafitiye, uko turi bugende tubagezaho iyo gahunda uko yagenze. Muraza kuyikurikirana mu buryo bw'amashusho uko yakabaye kuri uno munsi. Rero mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Niba utarakora subscribe kuri YouTube yacu yitwa Kamoso Rene TV, iki nicyo gihe cyo gukora subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugendeka neza cyane. Ciao rero, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse na weekend nziza. Reka mbareke rero muri buze gukurikirana iki kiganiro neza n'ikiganiro Perezida yagejeje, cyangwa se n'impanuro Perezida yagejeje ku banyarwanda twese muri rusange. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Ciao.